ko urukundo rwabo n'ishyari ryabo n'inzozi zabo ikintu cyose nta kigihari biba birangiriye aho. Nuvuga ngo umuntu w'umudamu urimo dukurikira w'umugabo urimo dukurikira ndetse ko yasuwe cyangwa kumva ko byagenze neza, icyo ni inzozi z'ikinyoma kubizera ko bagize ibihe byiza, kubizera ko basuwe n'abasheri babo. Oya, ahubwo uwo muntu yaraye asambana n'abadayimoni no gutera. Noneho ngo cyane cyane yazaga mu gihe hari ibintu yabategetse mbere y'uko apfa ntimubikore, akababwira ati nimpfa muzakorera ikirunaka ntimubikore, nimpfa muzankingura mukanyuranya n'ibyo yakoze n'ibyo yavuze. Ngo yarabateraga niba ari umuzimu nimba ari biki si ariko mbona ko ari umuzimu wagutera. Ese umuzimu yaza mu bazima urana n'izo mu ijuru, aha mu isi rwose ntubagore. Ntabwo narose papaza ngo yampaye wa munani wo muso mu rugo, yampaye yanka ya noneho hari n'igihe aguha n'inka itakiriho mwariye kera, yariwe cyangwa yagurishijwe, imyenda yambaye, yaguhaye imyambaro, yaguhaye inkweto, mbega kubona wakira ikintu cyose kivuye ku muntu witabye Imana utakiriho ni umwuka wo kwamburwa, kongererwa ibyago n'amakuba. Muri make ni ukurwara diyabete ikazaho, puresha ikazaho, n'umutima ikazaho, n'impyiko, indwara zikomeye gusa. kandi ikindi ni ukurembuza ngo ngwino ikibanza cyagize gute cyarateguwe. Ayiwe ngwino vuba vuba. Undi ati oya rwose ati byari bityo, ati n'ibiki Imana, ndashima Imana we uyu munsi basuye. Kandi uzarebe urya muntu wasuwe muri ibindi mvuga nijoro abyuka afite icyo twita umunabi, wumva utishimye, wumva bawihiwe, wumva warwaye warembye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindurwa abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Bahaye ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries, hamwe amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na Reverend Ntambabazi. Yesu ashimwe mushoma. Yesu ahimbazwe cyane. Meze neza. Ndashima Imana mu buryo bukomeye. Mu buryo bukomeye. Hari n'uburyo budakomeye se muntu. Uburyo bukomeye bwanyirwa ngo nuko mba mu bikomeye kandi Imana ikabinkuramo. Haleluya. Hari ugushima Imana bisaba ku buryo bukomeye, ni ibintu by'imbere mu mutima. Yenda ntatora ingoma ngo mvuze, ntatora gitari ngo ncurange. Ubuziranyeho n'Imana yawe. Ariko muri nge nkumva hari ibiremereye mfite. Yego. Yes. Mushumba, tudatinze rero ibintu, impamvu Imana yakunyujejemo uyu muyoboro ni ukubera abantu ba, no kugira ngo abantu basobanukirwe, bumve kandi basobanukirwe icyo Imana ibashakaho. Niyo mpamvu Imana yagushyize hano ku Bumwe bw'Abera Ministries, abantu babashe gusobanukirwa. Hari ibintu byinshi n'ubundi turacyagaruka mu byifuzo by'abantu. Bararemerewe abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu bashaka icyabahuza n'Imana, abantu bashaka kumenya imigambi ya Satani ifitiye ubuzima bwabo, abantu bashaka uburyo bakwitandukanya na za karande, abantu bashaka uburyo bagarura inyenyeri zabo bibwe, bashaka kumenya uburyo barinda inyenyeri, bashaka uburyo babana n'inshuti ariko bakabana amahoro. Turagaruka kuri cya kintu cy'inzozi, kuko twabonye ko inzozi zibumbatiye amateka menshi y'umuntu na Mwuka Wera ndetse n'Imana. Haleluya. Inzozi uyu munsi nshaka kumbwira, harimo abantu benshi. Ese haba hari inzozi abantu bafashe nk'ukuri kandi ari ikinyoma, kugira ngo abantu bari gukomeza kuvuga bati ibi bintu nibyo umukozi w'Imana runaka yarabivuze, hariya barabivuze, nyamara bagakomeza kubakira kuri cya kinyoma. Kandi twebwe duhari kugira ngo
ukuri tugushyire ahagaragara, umweru tuyite umweru, icyatsi tukita icyatsi. Ntabwo navuga iyo t-shirt wambaye ngo ni umutuku kandi mbibona ko ari icyatsi. Yego, karibu mushumba. urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Reka tubyite ngo ni ibinyoma. Ni ikinyoma cyane, ni ikinyoma kibi cyambaye ubusa, ikinyoma gidafite ukuri. Turaza kuzivugaho dusenga Imana. Urakoze Data, turagushimye ko waduhaye umwanya no kuvuga. Data, uha umugisha kuri Umwuka w'Abera Ministries zo bari hose, baheruka mu mpande zose aho baherereye, bafashwe kandi batabarwa n'ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. amen. Mbere na mbere yuko mbivuga, sinzi, ndashaka kureba telefone nyireo, none nimara kuyireba iri hano hafi aha. Soma ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo narishatse kuvuga ngo turebe kuri tele dusome ijambo ry'Imana, icyo bita inzozi abantu bafashe nk'ukuri, yego, kandi ari ibinyoma. Ibyo nibyo dushaka gusobanukirwa. Ni ukuba umuntu yarapfakaye akarota aryamanye n'umugabo we wapfuye, we bwite wa nyawe. cyangwa akarota umugore we wapfuye baryamanye mu ijoro, abagore ba nijoro. Noneho yagira n'ikiganiro nawe bakora icyo ni icyambere cyo mu nzu nyine cyo mu buriri, ati umugabo wanjye yansuye, umugore yansuye wanjye, twabanaga disi, twagize ibihe byiza, ariko kumbi ni ikinyoma, ntabwo ari we. Ni inzozi abantu mva banishimira ngo yansuye yari ikingo. No. Ni ikinyoma kibi cyane, kandi abantu babifashe nk'aho ari ukuri kandi ari inzozi z'ikinyoma. Reka turebe ijambo ry'Imana mu Mubwiriza ibice 9. Ati iki? Umurongo wa 4 havuga ngo ufatanya n'abazima bose bafite ibyiringiro, ariko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Urumva? Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Ibihe byose. Urumva ko urukundo rwabo n'ishyari ryabo n'inzozi zabo, ikintu cyose nta kigihari, biba birangiriyeho. Nuvuga ngo umuntu w'umudamu urimo dukurikira, w'umugabo urimo dukurikira, ndetse ko yasuwe cyangwa kumva ko byagenze neza, icyo ni inzozi z'ikinyoma kubi, kubizera ko bagize ibihe byiza, kubizera ko basuwe n'abasheri babo. Oya, ahubwo uwo muntu yaraye asambana n'abadayimoni, abo bita abagore ba nijoro. Abantu bagize ikinyoma ngo tware mu bihe byiza, ngo twishimye, kumbi ubwo dayimoni yiyambika ishusho ya wa wundi wawe wabuze, akaza muri iryo shusho, kuko abifatanya n'abazima bafite ibyiringiro, ariko abifatanya n'abapfuye nta byiringiro. Yego, aho twabonye ko intare ipfuye irutwa n'imbwa nzima. Rwose niko kuri, ariko ni urugero batanze. Yego, kandi bakatubwira ngo amagambo tumaze gusoma ahangaha ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye. Noneho ugasanga wa muntu aryamanye n'umugabo we cyangwa umugore we wa nijoro, mu ijoro cyangwa ku manywa, wakumva ko yasuwe n'umwekse we, cyangwa ariko atakiriho. Twari tubigendeye ikintu atagihari mu isi y'abazima, nta kihaba, ni ikinyoma. Kuko ushobora kumurota ahari, ariko wenda mutabana, nta kibazo ko noneho yarapfuye ngo mwagiranye ibihe byiza, ngo sheri wanjye yaje n'ibyo byose, bagakora n'igikorwa cy'abubatse urugo nyine. Kandi hari ababyishimira bakabyuka ngo umuntu wanjye yansuye, ariko ntabwo wasuwe nawe. Ikuzimu nta nama, nta migambi, nta kumenya, nta ngororano. Umurongo w'9 uratubwiye ngo urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose babishize, kandi nta mugabane bakizeye munsi yo mu ijuru. Bafite umugabane mu ijuru ha hejuru. Noneho umuntu yarota ibyo bintu akibwira ngo kumbi yasuwe, yinjiriwe muri make. Ubwo winjiriwe ni ikinyoma cyagusuye, ugiye guhura n'ibyago byo mu muryango. Ubundi Satani kugira ngo ashobore abantu, nuko abizeza, aza mu ishusho y'ibyo bakunda bibanezeza. Agahita, nka muri kiganiro twakoze ubushize, bya bimenyetso bikwereka ko
uriho umwuka wa satani ba bantu Yeah. ba agenti aho ubwo niho ndi yego nyine baza mu ishusho bakwereka ko muri ku murongo umwe n'aha rero satani kugira ngo agushobore yeah. aza muri ya shusho ya byana Imana ikuburiye ko ugiye kugira ikibazo mu muryango ugiye kugira ingaruka ubu byumvise nk'aho ari ibintu byiza ubisamiye hejuru nk'aho hari inkuru hejuru ukumva uguwe neza ariko kumbi ni ikinyoma wasuwe ahubwo watewe harimo n'ababigira ibanga kandi yabirose oya ahubwo akarishima ati mugabanye nako kunsura twaganiriye icyo ni ikinyoma gikomeye mu nzozi utagomba gufata nk'aho wasuwe wagenderewe ahubwo watewe bagabwaho ibitero byo mu muryango kandi bikomeye wayumvise ariko buriya kurota uganira n'abapfuye n'umuntu wapfuye ukamubona muri kumwe muri kugendera muganira mwahuje ikiganiro wumva waryohewe ati twasetse ibyo bintu ni ikinyoma kibi cyane ukubwira ko ari inzozi nziza yakubeshye kuko batubwiye ko hasi nta rwango nta rukundo nta n'inzira nta n'icyerekezo gihari ahubwo winjiye mu makuba akomeye ku buzima bwawe ku buryo ukwiye kwirinda no kwirwanaho kugira ngo satani atagutera ni ikinyoma ariko hari ibintu twakuze bavuga ariko ngo bibo ngo umuntu yaba yarapfuye akagutera nimba ari ukugutera bafite gutera kugira ngo barabizi no gutera noneho ngo cyane cyane yazaga mu gihe hari ibintu yabategetse mbere y'uko apfa ntimubikore akababwira ati nimpfa muzakorera iki runaka ntimubikore nimpfa muzankingura mukanyuranya n'ibyo yakoze n'ibyo yavuze ngo yarabateraga niba ari umuzimu nimba ari biki si ariko bemera ko ari umuzimu wagutera ese umuzimu yaza mu bazima ibyo byose niko abantu barankubwire burya imvugo y'umuntu wagombye kwibariza uko yakayiguhaye yego burya agomba kugaruka byanga ngo ntabwo ari we ariko burya ese we yagaruka ati ahubwo banza wibaza impamvu ni ikinyoma Imana yabata tension dore hari ibintu bigiye kuba ibi n'ibi mwitonde ariko abantu uti oya nuko kuri twagendanye shaho muri jaride muri ya mirima y'uwacu mu cyaro na papa na mama shaho na mwene wacu twishimanye n'ukuri tunasangira n'icyo kunywa yo n'ikinyoma uzagenda satani mwenyewe ntago wagendanye nawe wagendanye n'abadayimoni na satani ntiwasangiye nawe ni ikinyoma menya ko Imana ikubwiye ngo umwuka wo kuroga no kukwangiza uri hagafi bugufi bwawe bibabaza umwuka wo ntuyemera ibinyoma nk'ibyo ati jye nasuye ntacyo mumbwira ati naryohe naguwe neza kandi numva rwose nese musho tukiraho mbere yuko wongeraho kandi birashoboka ko umuntu wapfuye yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe ashobora kugaruka satani agakoresha ya imaje ye akayigarurira abandi ubundi nkubwire satani yitwa mutabika nta kintu atinya siko na Yesu yamuhangaye we arangije ayiye 40 agiye arangiza neza abarateyemo ni ukuvuga ngo icyo turi buvuge hano hantu kirakomeye ari uwapfuye wizeye aha ni uwapfuye ari umupagani ni ukugira ngo batavuga bose ntibabasha kugaruka mu isi turagira ngo abantu batagira ngo hari ibindi bintu bose ntibabasha kugaruka mu isi ko twavuze ngo baragaruka bagatera ibintu bose ntibashobora kugaruka ntibajye banagaruka mu isi ahubwo umwanzi yambara isura yabo n'imvugo yabo wakaza muri operasiyo ziwe kujijisha nk'ubu wambwira ngo dirija wacu ngo wapfuye ngo twahe turirimbanye muri korali abana agakorasi urumva ukagubira ko ari mwaririmbanaga kweri kandi batubeka ikuzimu nta nama nta kumenya urukundo rwabo kandi mwaririmbanaga ibihimbano by'umwuka mushumba byagute se ko satani wese abana b'Imana ntibagiye gushengerera akagendamo kandi ngo n'uwatogosheje imitanga nawe ngo yari ari muri umwe muri Imana baje satani urava ukagira ati mvuye gushengerera nzerera isi yose nawe yagiye gushengerera ati wabonye umugaragu wanjye ati namubonye nyine byumvikane ko yari mu iteraniro kandi iyo kandi satani itegereje nde Iyobo nawe yaramubonye wese kuki Imana ndabaje ngo wabonye na kanaka ni wowe nyine uvuga ngo yahanze amaso no bayahurijeho
avuga ati uko Imana yita ku mukiranutsi na Satani ngo imugirire neza, ni nako Satani ahiga umukiranutsi kugira ngo amwangize. ndafashirwa ako kantu niko kese Bakubise ariko buri uko Imana ihanga amaso. Wari uzi impamvu ihanga amaso umukiranutsi? Ni uko Satani afitiye imigambi mibi. ati wazengurutse warebye umukiranutsi Wamwitegereje ati namubonye, ariko mubonye umukiranutsi wanjye. urumva ari Imana yaramubonye na Satani yaramubonye kuko azerera nk'isi. Uko birivuga ngo amwanza azerera ku butaka ahangaha. Urumva rero araza akambara ka kambaro k'umuntu, arimo atera ikorasi, arimo arabwira uti ngo yabazwa n'iki se ko wamugiriye neza, wamuhaye kamera, ko wamuhaye cano, yabuzwa n'iki, wamuhaye isi yose, bikureho urebe. Ariko niyo nabikuraho ntacyo yaba. Yabikuye ati wamubonye ko nabonye ijambo ry'Imana, aho Imana yemeye ko yakoze amakosa. yavuze ngo iki? Igice cya 2 cya Yobu, ngo nubwo wanteye Yobu kumuhora agatsi, kumuhora ubusa, Imana yemeye ko yahoye umuntu ubusa. Ngo urabona ko wanteye kumuhora agatsi kugira ngo nkwereke, ariko n'ubu ntaranyihakana. Tereka umuntu yatanga ibyo atunze byose, kora ku buzima bwe nkwereke. Imana iti nta kibazo, kora cyo nkimye n'ubugingo, maze nkamuteza bya bishyute. Rero tugarutse ku byo twavuganaga, twigarukira hari uwapfuye akiranutse, hari n'uwapfuye adakiranutse. Abo bose nta ruhare bafite mu isi. Ugomba kuza kutuganiriza, gusangira nabo, hamunwa bagira iminsi n'umuntu amaze kuba decompose. Ubu ngubu uko tuvuga gutya nidupfa ku munsi wa 4 babaye decompose rwose, bashwanyaguritse. Bari mu uzambwire nkubwire ikintu gipfanye imiki ari cyo n'igisazanye mu buryo. Mpyiko nitinda n'ibindi bitinda cyane, bibaho n'ibintu byinshi. Imana amasaha 28 ari imara amasegonda make cyane, umuntu agenda apfa buhoro buhoro kagashwanyagura minsi. So rero kumva ngo wasangiye n'umuntu maze, ntabwo ibyo bishoboka, ahubwo ni yasura rwa rukundo wari ufite mu muntu. Niyeze gusanga umushumba asobanura ibintu mva ndababaye. Ikintu cy'agaciro dufite ni umwuka w'Imana duhumeka. Uwo ni ugenda mbere nyine, uko bundi bitabirangira n'ubundi iyi mwuka ushize mu ipine imodoka igira gute iricara igahaga batari nahangarukiye. Ariko moteri n'inzima, essence irimo, byose birimo, ariko nta niba unabone kurasakuriza abantu. So urumva rero ahantu icyo warumbajije, waba usenga udasenga nukijwe, abo bose nta ruhare bagira mu kugaruka kuza mu isi gutera abantu, ahubwo nizangabo z'abagenti Satani bo bambara wa mubiri w'umuntu ka maske bakaza, ukibwira ngo mwaganiriye, ukibwira ngo murasangira, ukibwira ngo muvugana, ukibwira ngo wabonye inshuti, ariko kumbi n'abadayimoni bagabye ibitero. Icyo ni ikinyoma kibi. Abantu babitwaza twakitwarika ngo shango byakunze cyane ngo byarangiye. Ikindi abantu bagize ikinyoma, kurota usambana na fiancé wawe mu nzozi, ukibwira ngo buri Imana yemeje ubukwe. No, we noneho ni muzima ntiyanapfuye ariho. Ariho. Ntabwo ari byo. Ahubwo Imana irakubwiye ngo nta bukwe n'urugo uzajyamo ruzakugora. No muburo. Kandi ntabwo ari uko Imana yaguye cyangwa uzabikubwira ngo attention. Siwe rero waje nubwo nawe akiriho, ahubwo umwanzi yambaye isura y'umuntu w'umusheri wawe. Aramukuzanira imbere muri nawe uraseka uti kabaye, ati buri Imana yabikonfirmye. Kinyoma. Abenshi bubakiye kinyoma. Abantu babikoye he? Barabe kumva bifata mu kintu ugasanga nyine ati buriya byanatunga, ati buri Imana yabyemeye yabikunze, aho ugasanga abantu muri icyo kinyoma giteye ubwoba. Ikindi kurota uhabwa ikintu cyose n'umuntu wapfuye akiguha, nyaboneka iyo urosa guha isambu tayari se nawe waguhaye yabwoye kera mwajyanye Rusororo. Abantu batabyumva bari muri za Amerika batazi n'u Rwanda, Rusororo ni ahantu hari irimbi ry'abantu bakomeye. Ubwo nyine yabwiye ati nawe ngwino ufata ikibanza mu 8 ifite uri hehe ko ngushaka hano hafi, ngwino n'abana bayigira vuba. Ariko kumbi si wahubwo yambaye isuramu, none umuntu akabatisha ati yamaye yasambu, ati yaramaye n'inka burya ninjoro, ati bya disi papa arankunda, umugabo arankunda, umugore arankunda, yangabiye atakibaho.
n'inzozi mbi hita utokesha abadayimoni, ni umwuka w'urupfu, ni umwuka wo kunyagwa, ni umwuka wo gusigara uhagaze nabi. Bibiliya yatubwiye ngo urwango rwabo n'urukundo rwabo n'ishyari ryabo byararangiye, kuko ufatanya n'abazima niwe ufite ibyiringiro. ngira ngo urimo urabyumva neza cyane. Ndagukurikiye 5/5. Imana ishimwe cyane kubyumva. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta n'ingororano bakizeye, kuko batakibukwa. Ingororano nizo mu ijuru, aha mu isi rwose ntubagore. Ngo narose papaza ngo yampaye wa munani wo muso mu rugo, yampaye yanka ya noneho hari n'igihe aguha n'inka itakiriho. Mwariye kera yariwe cyangwa yagurishijwe, imyenda yambaye, yaguhaye imyambaro, yaguhaye inkweto, mbega kubona wakira ikintu cyose kivuye ku muntu witabye Imana utakiriho, ni umwuka wo kwamburwa, kongererwa ibyago n'amakuba. Muri make ni ukurwara diyabete ikazaho, puresha ikazaho, n'umutima ikazaho, n'impyiko, indwara zikomeye gusa. kandi ikindi ni ukurembuza ngo ngwino ikibanza cyagize gute, cyarateguwe. Ayiwe ngwino vuba vuba. undi ati oya rwose, ati byari biryoheye, ati n'ibiki Imana, ndashima Imana we, uyu munsi basuye. Kandi uzarebe urya muntu wasuwe muri ibindi mvuga nijoro, abyuka afite icyo twita umunabi. Wumva utishimye, wumva wawihiwe, wumva warwaye, warembye, urumva neza, usangira n'abapfuye. muri ku meza bakora nko muvugana, kandi se ntabwo ari we. Abandi bati nuvuga ngo ni ibintu mu bapfumu bita ngo n'abakurambere bagusuyeho bakabyishimira, kuko n'ubundi babasenga bapfuye, ubundi ni iwabo niho bari. Ariko noneho twe mu banyamwuka ntabwo ari uko bimeze. Umenye ko na Yesu bamwikanze cya gihe, batereka da njye ndemera ko ari we, aho ni Tom, ariko nkoze aho bajombye icumu kugira ngo abanze arebe neza, kuko iby'ubu ntawabyishinga ngo nawe bakamumenyera mu kumanyura umutsima bakamubona. Ibintu rero kandi ntiyabiyeretse atarazuka, yago batamwanduza, yabiyeretse yagize yarazutse. So rero ibi bintu ni ibinyoma, ni inzozi z'ibinyoma nyinshi cyane. Yabiyereka atarazuka bari kuvuga bati kweri dore wo kwa Jajya, nimuzamubona ahubwo muramwirinde. Rero aba bagendera mu myuka y'ubupfumu bo bahita batangira bagaterekera, bakanezerwa, bakamubagira, tumukuru yadusuye. Twe rero hoshi toka shitani mu izina rya Yesu, kanaka yaratashye baga Imana ntabwo ari we, agacyaho kambara imbaraga kubitira mu ivi, ukirukana izo mbaraga. Ni ubuhanuzi, ni abantu bamaze kubaka ibinyoma. Nubwo navuga ni byinshi cyane nakubwira hano, abantu bita ukuri ariko ari ikinyoma. Abantu baba barabyimitse bavuga ngo nuko niko kuri nyine, nkuko babivuze. Ntabwo ari ukuri, ni ikinyoma. Ntukakemere, ntukemere ko wasuwe n'umugabo, ntukemere ko wambitswe n'umugore. Umuntu wese utakiriho ntukagirane communication nawe, naho uzapfa wibagirane. Turindiriye umunsi tuzongera guhura ku munsi w'umuzuko. So ni Satani uri gushaka kumanipira ubuzima bwawe, ariko ntabwo atari ko n'ugiye kumanipira. Dore urwana n'iki kintu uko bimeze, ugiye kwambara urubwa, ugiye guseba, ugiye kuvuga, ugiye kugambanirwa, kuko waganiye n'abapfuye. Kubona umuntu witabye Imana mutemberana hejuru y'amazi, vuga ngo ugiye kurohamo, n'ibyago byaje byirukanka. Ibi bintu rero biba bisaba ko umuntu akwiye gusenga no kwegera imbaraga z'Imana, no kumenya ukuri ko bino bintu hagaze kandi yemye asenga, azi ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Kurota usambana n'umwana wapfuye na papa wapfuye, nabyo bigiye binaboneka biriya bintu. Muri make tuvuge ku nzozi zo kurota ugirana ikiganiro n'umuntu utakiri ku isi. Yego, icyo cyo ni ikibi, ni ibyago, ni amakuba, ni ingorane, ni uburwayi, ni impanuka, ni ubukene, ni akaga, no gusubizwa inyuma mu mibereho, ntaterambere. ni ikinyoma. Inyenyeri yawe ikabira zimye tayari. Wibonyeho ibi bintu cyane.
umenye ko ari ibinyoma. si ukuri no gusobanura, ni ibinyoma byuzuye ubusa rwose, kandi ni ibinyoma bishobora gushyirisha mu kaga. Iyo ugiye kureba muri Matayo 22 umurongo wa 32, haravuga ngo he is not a God of the dead but a God of the living. Ari Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima. Byumvise si biriya tuberetse, yamwohereza ite kandi ari Imana y'abazima? si Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima. Iyo usomye Yesaya, ko buriya iyo tugeze kuri aya magambo kugira ngo abantu babyumve bakwesoma uko ari, hari igihe bibwira batari ko buriya ni ibitekerezo, ntabwo ibitekerezo ni Bibiliya hamwe no guhishurwa n'umwuka wera w'Imana, kuko Imana igiye utanga kandi ntawe yanawimye, rega n'imbeshyerwe n'undi wese yemereye kuwugira. Urabona nka hano haravuga ku murongo wa 19 ngo kandi nibababwira ngo nimushaka abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibarakwiye gushaka Imana yabo akariyo mubaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? ntabwo bijyanye. Oya, mvira ijambo ariko. Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? ntabwo bibaho. Si ijambo uraryumva? Ndabyumva. Ni ukuvuga hano ashaka kubagira inama, nababwira atari ku mwebwe kandi niba bababwira ngo mushake abashitsi narabashika abantu mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera. Yego, ahandi banwigira kwa kundi. Mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Ndababwira wowe rero Impossible. kinyoma. Abantu rero izi nzozi bimitse, ibi bintu bimitse nk'ukuri kandi basenga, muhumuke. Twamubonye muri korali disi ngo yanzaniye igitabo cyihese, mwavuganye iki? mwagendanye mute? mwakoranye mute? ngo papa disi wanjye yarasuye ngo wari wapfuye ngo ntabwo ari so. Baguhaye inkweto barapfuye, baguhaye imyambaro, umwe araguhamagara baraguha isambu. Ibi bintu byose abantu babyita ngo basuwe, ariko ntiwasuwe ahubwo watewe kandi wagenderewe. Abantu bahumuke. Magambo turayabonye sonye mu mubwiriza, tugaragaza neza ko bitubwiye ngo nta nama nta bwenge nta kintu bafite muri bo rwose, byabo byararangiye. Tubonye ko bitubwiye ngo ni Imana y'abazima si Imana y'abapfuye. Hanyuma hasozwa haravuze ngo mbese iby'abazima byabazwa abapfuye. Aho rero ngo gusobanukirwa icyo bita inzozi abantu bimitse nk'ukuri, kumba ari ibitero basiga hanamye. Aba barota bino bintu nta kintu bageraho, ntibatera imbere, bahorana umubabaro, baranyagwa, bamburwa ibyabo, kandi ikindi indwara mu rugo zirabatondagira. Imana itugirire neza, ariko ni byiza yuko ubumwe bw'Abera Ministries buhari kugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe, bamenye ibintu bari bakwiriye kumenya. N'ubundi uko niko kuri ijambo rimwe, iby'abazima byamenywe n'abapfuye. Yesaya 10:19, Yesaya 8:19. So ibintu bagomba kuva muri icyo kinyoma. Niba usuwe kubita igiza ivanayo hakiri kare. Hari nupfa nikuzamera ngo kwibagirana ntangororano mwisi utegereje hariya, hango yanteye afite umujinya ntabwo ari we, ahubwo wagabweho ibitero bikomeye. Nashaka bagusekera mutemerana mu ishyamba, arimo arakujyana muri karandi bikurorongotana. Imana yakubwiye ngo hari ibintu bikuruho kubita. Nizere kutashe ya minota y'abandi. Oya, ntago nayishe. Ibi nabyo twavugaga biba ari ingenzi kugira ngo abantu basobanukirwe neza. Mushumba, reka ngushimire, nshimire nawe wese, namwe mwese mwari mudukurikiranye. Imana ibaho umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka
bye shalom